competence based curriculum iteganya ariko ntabwo twabikoraga rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize urundi rugero naguha tuvuge ibintu by'umuco w'ikinyarwanda abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'ikinyarwanda harimo kubyina harimo gusakuza harimo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo bari barabikora ni ukwiga ikibonezamvugo hari akaba bizi neza ariko nta hantu arabikora muri co-curricular rero azabikora wajya muri ibintu bya ICT hari ibyo wiga ariko muri co-curricular ukajya muri noneho muri programming club ukajya muri computer club hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya ugashimangira bya bindi wize muri classroom ntabwo byongeye ku byo wiga ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo rusanzwe wiga rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka ariko uburyo babyigamo birahinduka niyo co-curricular rero navugaga so abana rero kuva saa 9:30 kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity rero ubu REB na RTB guhera iki cyumweru bazaba bakorana n'abadose n'abakuru b'amashuri kugira ngo babishyire muri curriculum babigishe uburyo bazabishyira ni nabyo umuntu yahita yibaza muri bimwe twagiye tubona mu burezi ni ibyumba by'amashuri bihora binongerwa umuntu akibaza ngo hari uburyo buhari cyangwa se n'ubuhe buryo buzakoreshwa kugira ngo iyo co-curricular ibe kandi izo activities zibe ariko zikorewe muri premises mu bigo bidasabye ubundi bushobozi cyangwa se ubushobozi buzubakwa n'amashuri ahanini nta bundi bushobozi bukenewe fata urugero rw'ibyo nababwiye niba ugiye kugira debate club urakoresha hahandi hari hasanzwe ku ishuri igitandukanye ntabwo wicaye gusa mwarimu ari imbere ahubwo ni wowe uri urakora ni wowe urakora izo activities tuvuze n'ibintu bya sports kuko ni ngombwa ko na sport ibamo hari sport wiga ariko noneho muri co-curricular urayikira uragira ugakina umupira ugakina karate hari ibintu byinshi ushobora gukora rero hari aho usanga nk'ishuri rishobora kuba afite aho ikigo cy'umupira bashobora gukiniraho ni byiza bakinira aho ngaho hari irindi shuri rishobora kuba ritahafite ariko ntabwo ari umupira gusa hari ibintu ushobora gukora ibi ngibi bizafasha rwose uburyo abana biga icyo cy'uwo munsi na bwa bushobozi bw'abarimu bizatuma abana biga neza kurushaho ndetse muri iyo mpinduka nakongeraho ni uko on Friday abana bazajya bataha saa 9:30 niba bataha saa 9:30 abarimu noneho bakore ya continuous professional development yabo CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9:30 kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training bagafocus kuri training ntabwo bashobora kubikora abana bari ku ishuri babikora abana bari ku ishuri ariko icyo bazi nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana we ntajye muri izi training rero dushaka kugira ngo uwo bagenera umwanya wabo wihariye kandi abana nabo bamaze kujya mu rugo abana bagiye mu rugo muri iyo Friday rero ibi ni buryo tuvuga ngo turebere hamwe uko twa organiza umunsi w'ishuri tugafasha abarimu tugafasha n'abanyeshuri kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana tuzamure ireme so ibyo bintu rero navuze uko ari bibiri nicyo bigamije ariko ntabwo rero tugarukira kuri ibi ngibi turiho turashaka kongeraho muri uyu mwaka w'ishuri uzatangira mu kwa 9 ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation nk'uko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta iha ishura amafaranga ndavuga amashuri ya leta nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana ayo mashuri
leta yagenera amafaranga yo gukoresha ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba n'amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. Ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize ariko muri iyi myaka ubuzima bwarahindutse rwose. Rero muri uyu mwaka uri imbere ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure n'aho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice kugira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusanya amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri purusa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona amwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Amafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyire imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi bose bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera, ese uziyongera ku kihe kigero? N'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute, ariko umubyeyi wese ashyira agatima gati ubwo tuzongera hangana ate? Birumvikana rwose. Ikibazo bahita bibaza rwose birumvikana. Ababyeyi ubundi abafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2,000. Ni 2,000 by'Abanyarwanda. Yego yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana wari muri boarding school ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Iyi mibare rero ntabwo twayihimbye. Ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index. Rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka, ibiciro ko byagiye bihinduka buri mwaka. Ahubwo nko muri boarding school iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000. Ariko ko yari asanzwe ari menshi, turavuga ngo leta izafasha kugira ngo hatarenga ku 110,000. Ariko nuko nguko bihagaze. Rero ibyo byo kuzamuka ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere. Impamvu twabishyize mu kwa mbere kugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura, kandi natwe tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza. Kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9, ejo bundi mu kwezi kumwe, kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire rwose. Rero ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa mbere. Aho ngaho ibyo bintu bitatu rero turacyakubizaho imbaraga amashuri, noneho agakora neza kurusha. Icyanyuma ni ikibazo dukomeje guhangana nacyo, cyane cyane amashuri akomeje guhangana nacyo, cyerekeye discipline.
imyitwarire mu mashuri imyitwarire iri mu mashuri imeze nabi se iracumbagira iracumbagira ntabwo ari hose ariko hari imyitwarire mibi twagiye tubona rero iyo tuvuze ishuri rigomba kuba ari ahantu hafite environment umwana ashobora kwigiramo ntabwo iyo environment ishoboka hari indiscipline nta n'umuntu akura uburere n'uburezi icyarimwe n'uburezi rwose ntabwo rero bishoboka mu gihe tudashyize imbaraga muri discipline ku ishuri ngira ngo mwabonye ko hirya no hino ntabwo ari no mu mashuri gusa ariko muri society at large hari ikibazo cy'inzoga no gusinda cya ibiyobyabwenge drugs ku ishuri naho hari bamwe na bamwe bagenda babizanamo ntabwo ari icyorezo ngo kigeze ariko hariho byagaragaye mu banyeshuri mu barimu mu banyeshuri no mu barimu bamwe na bamwe rero ishuri rigomba kuba icyo nakwita alcohol and drug free zone ahantu hatarangwa n'ibiyobyabwenge na bike in essence ni ukuvuga ngo dushaka ko ari zero tolerance ntabwo bigomba kuhagaragara rero uzabifatana ku ishuri yaba umunyeshuri yaba umwarimu yaba umudiregiteri yaba umukozi wo mu gikoni umuntu wese uzabifatanwa ku ishuri azahita yirukanwa burundu abanyeshuri kuko tugomba kubafasha abana tuzakorana na local government tubafashirize mu zindi porogaramu hanze y'ishuri apana mu ishuri kuko ishuri ntabwo ari ahantu wakorera ibyo bintu rero nagira ngo tubyumvikaneho twese inzoga ibiyobyabwenge ntabwo bishobora kugaragara ku ishuri na gato ntabwo bizihangarirwa uzabizana wese azahita yirukanwa ako kanya rero ni muri ya effort kugira ngo tuzane discipline ku ishuri urundi rugero naguha ni nk'abana baza ku ishuri bakarwana bagakomeretsa abandi ugasanga umwana bararwanye arakomeretse agiye kwa muganga ashobora no kujya mu bitaro uretse n'ibyo hari n'abana bakubise abarimu twagiye tubyumva bakubita abarimu ibintu byo kuzana urugomo ku ishuri rwo kurwana rwo gukubita abarimu ntabwo bishobora kwihanganirwa uwo mwana azahita yirukanwa nawe afashirizwe mu zindi porogaramu hanze y'ishuri twagiye tubona ariko n'abarimu nabo bagagiye bagaragaraho gukubita abana mu buryo rwose bubi cyane rwose ibyo byo nabo ni uko disipurine ni ku muntu wese ntabwo ari ku bana gusa ariko ni ku muntu wese ariko mu by'ukuri umwarimu n'umuyobozi w'ishuri ni ababyeyi ku ishuri abana bagomba kumva yuko abo bantu ari ababyeyi ku ishuri bakabubaha ntabwo twatoza abanyeshuri kujya baza ku ishuri ngo bahangane n'abarimu ngo tubyemere kuko abo bantu bazajya ni mu rugo batangiye gukubita ababyeyi ntabwo ari ibintu twakwemera rero bagomba kububaha ariko nabo bagomba nyine kwitwara nk'ababyeyi ibyo rero ni ukugira ngo byose bikorwe iyo discipline iba ihari kandi tuyishimangireho urugero rwa nyuma natanga aho discipline igomba gukaza ni abana bakopeza ugasanga ibyo gucitinga abo bana ndetse hari abo twabonye muri ibi bizamini bya leta bo noneho bakoresha n'amatelefone batari bakwiye kuba bazanye no ku ishuri aho ngaho tuributsa ababyeyi tukibutsa abayobozi b'amashuri kugira ngo bakangurire abana banabibutse yuko kuzana telefone ku ishuri bitemewe bisiga mu rugo ibyo ni icya mbere ariko noneho ibi byo gukopera no gukopeza ubu ngubu iyo ufashwe ubona 0 muri icyo kizamini niko byari bisanzwe kandi niko bizakorwa ahubwo tugomba gukaza kugira ngo koko
uwo muco tuwuce. Ntihagire unyumva nabi ngo ugire ngo yenda gukopera birakabije cyane mu mashuri. ubwo ni nacyo nashaka kubaza, haba hari kesi zagaragaye nko muri ikizamini cya leta, ibizamini bya leta bisojwe, abakopeje abakopeye, ni kesi harimo kesi zagaragaye, ariko hari ibintu rwose ugomba guhaguruka ukarwanya, niyo byaba ari ikintu kimwe gusa, niyo yaba ari kesi imwe, niyo ari kesi cyane, kuko nuko zongera ipfa kuzikuraho burundu. Nicyo mbivugiye, nicyo tuma mvuga ko ntagire unyumva arangiye ngo hari icyorezo cyabyo, ariko niyo haba ari kesi imwe cyangwa ebyiri ni nyinshi, yego ugomba kuzikuraho. Iyo rero ni kesi za indiscipline navugaga, tuzahagurukira kugira ngo tuzikure mu mashuri, kuko ibyo dukora byose kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi hatarimo discipline ntabwo bizakunda. So ibyo bintu bine rero nk'uko nabivuze nibyo duteganya gukora muri uyu mwaka w'amashuri utangiye, byubakira ku bindi byose byakozwe mbere, kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi, hanyuma duhe abana bacu amahirwe yo kugira ngo biteze imbere, banateze imbere igihugu.